Hello friend, nongeye kubasuhuza abantu tubana ngaha kuri iyi channel yacu ya Bavandimwe TV, ndetse mbahereza ikaze ahangaha mu biganiro byacu cyangwa se mu masomo yacu iyo twigira ahangaha kuri iyi channel yacu ya Bavandimwe TV. Umuntu tubonye bwa mbere ahangaha kuri iyi channel yacu ya Bavandimwe TV, twigisha ururimi rw'Ikigande ndetse n'ibintu byinshi twigira ahangaha kuri iyi channel yacu ya Bavandimwe TV. Ubwo rero ntugacikwe kuko amasomo niyo twagize intego. Muri uku kwezi kwa 11 rero narababwiye ngo tugiye kuzabagezaho amasomo menshi y'ibintu mutari muzi. Ubwo rero wowe tubonye bwa mbere tugusaba kandi subscribe ube wiyandikishije mu banyeshuri mu muryango wacu wahangaha w'abavandimwe, ube winjiye mu bavandimwe, natwe twese tube tubaye abavandimwe bawe. Ubwo rero ngira ngo urangije gukora kuri subscribe. Tutaratangira rero isomo ryacu ry'uyu munsi, ndagira ngo mbanze nkubutse aba bantu bakurikira babita aba action languages and services, bakorera mu gihugu cy'u Rwanda, bigisha umuntu waba waracikirijeyo amasomo yiwe akaba atarabashije kuyarangiza. Uwo muntu umva weho basange maze bakwigishe, ndetse bashaka na wa muntu ushaka kwiga indimi zitandukanye, uwo nawe baramushaka. Ndetse nawe muntu ushaka kwiga ibintu birebana n'ibya YouTube management, nawe baragushaka barakwigisha. Ndetse wa muntu ushaka uburyo editinga amavideo, uburyo bakina filimi, ibintu nk'ibyo, nawe baragushaka. Wabasanga hehe? Baboneka i Huye, i Kigali, i Muhanga, i Kabuga. Aho ngaho niho baboneka, niho bakorera. Ushobora kubasanga maze cyangwa ukabahamagara kuri izi nomero 078 40 50 773, cyangwa se ukabahamagara kuri 078 91 753. Bagufasha uramutse ubavugishije ukavugana nabo, bagufasha rwose. Uyu munsi rero tugiye kwiga amasomo cyangwa se ibintu bitandukanye. Ndagira ngo ube hafi kugira ngo tugendane neza 5 kuri 5 wiga bino bintu bikurikira. Hari n'umuntu ndi busubirizemo, umuntu dusanzwe twigana kuri WhatsApp, yambajije ikibazo kuri WhatsApp, ariko ibi bibazo nubwo yabimbajije kuri WhatsApp nagira ngo twese tuzabisangire, niyo mpamvu ntamushuje, kandi ndabizi ko amasomo yacu yakurikira. Ubwo rero uyu munsi ngiye kugusubiza nawe kuri bya bibazo wambajije. Bamwita Gashira bake. Ubwo rero nimba iyi video wari kuyireba ndi bumusubirize. Okay, uno munsi tugiye kwiga ikintu gikurikira. Bari wumva bavuga ngo ubuki iki mu rurimi rw'Ikinyarwanda, ariko ugashaka kubivuga mu rurimi rw'Ikigande bikakunanira. Ubuki mu rurimi rw'Ikigande babwita omubisi ogw'enjuki. Omubisi ogw'enjuki ni ubuki. Inzuki nyirizina bakazita enjuki. Enjuki ni inzuki nyirizina. Noneho ushaka kuvuga ati umukecuru wanjye ararwaye, cyangwa se umukecuru, reka tubanze twumve umukecuru cyangwa se umuntu ushaje. Umukecuru bamwita omukade. Omukade ni umuntu ushaje w'umukecuru nyine w'umusaza. Omukade wanjye murwadde, umukecuru wanjye ararwaye. Omukade. Ushaka kuvuga ati gusaza mu rurimi rw'Ikigande, gusaza, ijambo gusaza mu rurimi rw'Ikigande baravuga ngo okukadiwa ni ugusaza mu rurimi rw'Ikigande. Okay, ushaka noneho kuvuga ati se
okukadiwa ushaka kuvuga umuntu ati yamwaye mu rurimi rw'ikigande wabivuga uti? Kumwara mu rurimi rw'ikigande baravuga ngo okuswara. Okuswara ni ukumwara. Okuswara ni ukumwara. Ubwo rero ushaka kubwira umuntu mu rurimi rw'ikigande ati wamwaye, wavuga ati waswadde mu bantu, bakuswaziza, bakumwajije, waswadde, wamwaye. Waswadde, wamwaye. Okuswara ni ukumwara mu rurimi rw'ikigande. Noneho ngiye gusubiza wa muntu watubajije bya bibazo kuri WhatsApp, nkaba ngiye kubisubiriza muri izi video. Twese turi kumva muri iyi video, twese turi kumva kugira ngo natwe tubashe kugabanaho ibibazo yabajije, natwe tubashe kugabanaho ibisubizo byiwe kugira ngo tubisangire. Mu kigande ijambo wambajije ngo ebyadala cyangwa se dala bisobanura iki? Ijambo dala bisobanura iki? Kuki bakunze kurikoresha dala? Kuki bakunze kurikoresha? Ijambo dala risobanuye mu by'ukuri. Ni ukuri dala, mu by'ukuri. Ebyadala yagenze, mu by'ukuri yagiye. Ebyadala yagenze. Dala okakasa, dala okakasa ni ukuri ibyo uri kuvuga ubihagazeho neza. Okakasa nibyo koko, okakasa ubihagazeho neza. Dala okakasa, mu by'ukuri koko ibyo uvuga nibyo. Okakasa. Ebyadala ngira ngo iryo turarisobanuye. Nibyo yari yatubajije ati kubera iki bakunze gukoresha ijambo dala rikunze gukora nk'ahantu nyine waba umuntu ari kukubwira, uri kumubwiza ukuri nyine mu by'ukuri. Okay, irindi yari yabajije ati wadde bisobanura iki? Wadde iri jambo rikunze gukoreshwa ahantu runaka. Wadde ubundi risobanura wadde sinanaba nubwo. Iri jambo icyo rishatse kuvuga mu rurimi rw'ikinyarwanda, nubwo wadde sinanaba njya kugenda, nubwo ntaroga ariko ndi bugende. Wadde oyo muwala si mulungi naye mumureke. Nubwo uwo mukobwa atari mwiza ariko mumureke mu bw'amisi. Wadde nubwo, iryo jambo nicyo riba rishatse kuvuga. Wadde mu kinyarwanda ni nubwo tugiye, wadde tugenze. Nubwo tugiye, wadde tugenze, nubwo tugiye. Ngira ngo ibibazo uyu muntu yari yabajije bibiri mbashije kubisobanura. Ni ibi bibazo yari yatubajije wadde, dala, icyo bishatse gusobanura. Ngira ngo ndabisobanuye. Ubwo niba nabwo usigaye utabisobanukiwe neza, wongere utwandikire, wongere unyandikire kuri WhatsApp cyangwa se utwandikire muri comment cyangwa kuri YouTube. Niteguye kugusubiza muntu wanjye. Reka rero mbashe kubasezera abantu mwakurikiranye iyi video gutangirira aho yatangiriye, tukaba tugejeje ku musozo wayo. Muri intwari cyane, ndabakunda cyane. Amazina yanjye ni yayandi, ni Theo MC, ninjye tubana ahangaha kuri
kuri Bavandimwe TV twiga ibintu bitandukanye. Imana ikomeze kubamera umugisha kandi ikomeze kubana namwe abantu mwese mwabanye natwe, mutagenda mudakoze subscribe, mutagenda mudakanze kuri like, kuri share nimba ino video yabaryoheye.